ubutumira amakuru meza. Maze iminsi waraburiye? Nari naratembereye. Utoniye ko nanutse se? Aya nabirenze. Nani se Toniye? Mama wawe ko yarambwiye ngo ari hano ariye. Ari mu gikari ntago ari kure. Mumbwiriye ko nageze hano naje kumureba. Sheri, nzaniye inkuru nziza. Siko inzozi zabaye momo. Gute se? Wandose? Mbwira. Oya yewe ntabwo nakurose. Ahubwo cyagiye turara nyine twishimye ibyaje byishimye twari turimo. Siko byaje gucamo. Tani nsobanurira ntabwo nsobanukiwe. N'ibiki se byaciyemo? Nase nyine si wifuzaga umwana w'imfura. Ubu none ndamugutwitiye. Baze nkufungurire wica icyaka. Mbiza ukuri. Ko kuri cyangwa uri kumbeshya uravugisha ukuri cyangwa ni blague zazindi zawe? Nibyo? Yes. Cheers. Nikose. Kambwira. Urebye. Navuye kwa muganga ejo. Abaganga nyine ndareba nsanga ndatwite. Imfura yanjye ngomba kuyiha buri kimwe ishaka. Ikizifuza nzakiha. Yo nta kibazo mfite kuri ibyo. Murakoze cyane bwo. Ugira ikibazo byose birahari. Mbese bwo nakuntu twapanga ku bana. Nyine umwana wacu akaza kurira mu maboko y'ababyeyi bombi. Ngatari byo. Gahunda zo kubana rero mbwira ukuri. Ndumva yagiye zitaranzamo. Kuko abantu bakundana ariko jewe nta bintu byo kujya mu nkundo n'abakobwa cyane hapi. Mbabarire kuri icyo ntabwo twabana rwose. Mama, cya kikabunanga cyaje kiri muri salo. Ariko se Toni, ko nakubuje umuco wo gutukana, ubwo ikigabo uvuga ikigabo ne kimeze guturi kugoragoza, no tureba jambo ari gushaka iki kigabo. Ndavuga Rwandanda. Ariko ugomba numewe. Ubwo hambwira ngo mwangira iki? Inshuro agenzanga n'umushyitsi hano bumuzi. Wakagombye gutukana gutyo umwangira icyo bundo. Mama, ndamwanga pe. Mbona ameze nk'umushurashuzi. Ariko se ndandi umwangira iki? Igihe watsindaga yaguhaye ibikoresho by'ishuri. Neje abone wambwiye ko yakuguriwe umupira wifubitse. Aguha n'amafaranga uko muhuye. Wambwira ngo ndandi umwangira iki? Agutwaye iki? Mama, ame cyangwa bireke. Nge sineze kumwiyumvamo. Wa mukobwa ibyo wanze n'ibyo ukunze nzambarirwa. Wamuhaye icyayi se nibura? Niyo ujya kumwiyakirira reka. Mukobwa uraha. Mva Bafi, nagushakaga. Nk'umwe mu bantu bari mu nzego z'umutekano. Jenny, uranshakira iki? Hari sheri wa musaza wanjye mwafunze kandi ararengana. Ndashaka kugira icyo umfasha. Yitwa nde? Yitwa Cece. Fasha abe yarekurwa pe. Cece. Urabizi ko nkorana n'umuyobozi w'ahangaha. Ariko niba ari ukuntu umeze mu kufi, twabikemura. Ni mu mujyi, nta kubusa ku mugeto. Ejo mu gitondo nshake. Ariko Safani, ntabwo mushaka kurenganya umuntu urenga ntatabayemo ako kantu. Byibura wenda nkazagushimira nyuma. Jenny, erega mfite timu nkorana nayo, sinkora njyenyine. Ese undi Cece akora iki? Ni umukire tu. Afite kampani ahagarariye. Ni umukire? Okay. None se umuntu atera inda wadakunda.
none se bivuze ko nta bantu baryamana badakundana? Just ibyo ni ibisanzwe, abantu barya batya bakaryamana nta kindi kiri inyuma. Ni ibintu bisanzwe nk'uko. Sheri, bite se? Ni byiza. Kare, mana iminsi myinshi. Wait, mwembi muraziranye? Man, ni sheri wawe. Uyu ni sheri wanjye mana. Nabijya kubwiye se? Nkure mu rujijo. Tani ya zahabu. Uyu niwe sheri wawe? Mana, uyu nguyu nakubwiraga na pufase cyagiye. Okay. Hai. Bro, ntabyo nari nzi ntakubeshya. None se sheri, sinambwiye ko urwaye. Ahangaha wageze gute? N'indi ntabwo meze neza, nari nciye hano nyine gatoya ariko ntabwo ndi buhatinde. None se wowe na Calvin musanzwe muziranye? Yeah man, njyewe tani turaziranye bisanzwe. Nta birenze just. Ibintu biraho. Barimo muracanga kabisa. Basi sheri, telefone yawe iki kutayitaba? Finisher yari mu gakapu ntabwo nigeze nyumva. Yize mbana ni yandi si yawe. Nyine sheri uko ari yanjye nshyizeho nonanga. Nase sheri, ugeze ahangaha ryari? Nyine mumaze umwanya utari munini. Oh man, zahabu. Ese hari icyo byaba bigutwaye kunsangana na sheri wawe? It's simple bro. Man Calvin, urumva bitagira ikintu bintwara n'imico yawe nzi usigaye ufite muri iyi minsi. Come Man, on. cyane simbizi kabisa. Come on, man. Nari ngusuye, nari ngukumbuye, hashize iminsi myinshi. ngo warankumbuye ukumbura ndetse ubwo njyewe ibyo ni ibyo bakiri bato rwose, hakumbura abana nk'abatoni. Erega iyo abantu bagiranye ibihe byiza ntabwo babura gukumburana. Twe twaragize ibihe byiza cyangwa bibi, amazi ntakiri yayandi. Nagira ngo nkumenyeshe ko ibintu byamaze guhindura isura. Niba icyo uvuga byahinduye isura, ntudaherukana ngo byahinduye isura. Kugeza ubu nibyo nakubwiraga, ndicuza nakoze ikosa rimwe, kandi si byiza ko nkomeza gusubira mu ikosa nongera gukora ikosa, kuko byazagira ingaruka ko ejo hazaza. Ukoze iri kosa Shasti, erega umuntu abereyeho gukosa, burya udakora nta kosa. Umva nyamwongera bibi, ubu uri nyamwongera bibi rwose. Ndabyumva nibyo uvuga, ahubwo reka ne kubyita ikosa. Numvise wagize ngo naryambitse, ayo ni amafuti. Ariko se Shasti, aya mafuti uvuga? Kugeza ubu hari amakosa nkoresheje ari twise amafuti. Harya ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bugize gute, ngo nibwo buryo babera. Kugeza ubu hari amakuru twakomeje guhisha Toni, yakagombye kuba kugeza ubu yaramenye ukuri. Ndabyumva ibyo uvuga, ndabyumva pe, ariko uko kuruvuga Toni agomba kumenya, azakumenya, ariko azakumenya amaze gukura. Kugeza ubu n'ubu akomeza kunyemeza ko Toni ari umwana, umukobwa urangije kaminuza, ntabwo aba akiri umwana. Ntabwo akwiye gukomeza guhishwa ukuri, kuko nawe azi kwishakashakira. Igihe ni iki ngo tumumenyeshe kuri se. Ibyo bizansaba gufata undi mwanya wo kubitekerezaho. Bitwaye iki? Ntacyo bitwaye, iki ntabwo ari cyo gihe. Ariko se reka tubivuganaga na buhoro, abakobwa baba bari hafi mu byumba bakora amasuku hatatanatwumva. Uramwihakana, ntabwo ari uwawe ngo mbimenye nkomeze murere. Ntabwo ari uwawe, uramwihakana. Mbwira tubirangiriza hamenye ko umwana ari uwo nitoragura udafite se. Oya, ntabwo nakwihakana umwana wanjye, ariko uretse kubimubwira ntabwo ari nacyo cyananzanye hano. Nyuraha rero.
Hello? Yes, nitwa Kabyamba. Ndi umushoramari, ndi hano kuri Karano Hotel. Nifuzaga kubonana nawe uburyo twaganira ku bijyanye na business. Ndabyumva mu mishinga yawe, niyo mpamvu wahamagaye nanjye. Wihuse cyane kuko ndumva nyuma saa sita hari gahunda mfite. Bibaye byiza nuko nababona kugira ngo tube twagira umwanya wo kuganira twese. Okay, nta kibazo. Uransanga. Minota 40. Okay, wafata taxi voiture, nta kibazo nanayishyura kuko ni cyo ukeneye kugira tuganire. Ndashaka ko tuganira ku bijyanye na business. Okay. Urakoze. Sawa. Nta mukanya. Sawa. Merci. Mu isi kwiyakira ni ingenzi kuko buri rugendo rusigira umuntu ikintu gikomeye. Kuba utari na goreti umaze gukomera no kwiyakira? Ntabwo ari ibyo bya goreti gusa. Gusa ibya goreti byaruta ibya papa. Ni gute bitaruta ibya papa wawe? Urebye igihe papa yadutereye n'ukuntu numva ngo abayeho neza. Naho goreti we ahari ndahazi kandi nzi neza ko bari kumwe amufashe neza kurutaho. Nibyo koko. Buriya si igihe umaze i Kigali nturahura na papa wawe ko nzi neza ko aba i Kigali kandi akaba ari umukire. Papa teta, papa nta mutima agira kuko nta umuntu afite. Nkwe nawe nanakwikomereza sinakurwa musuhuza. Sinzi ko kumutekereza byambaho. Mubasha umubyeyi w'umuntu ari umubyeyi w'umuntu. Kuba gihumeka ni ibintu bifite akamaro kandi muzageraho mubonane. Ntabwo kubonana nawe biri mu byo nifuza cyane. Ikindi n'ubutunzi afite muri Kigali nubwe n'abana be. Ubu natwe twize uburyo twabaho nk'uko inyoni ibaho mu giti ikagenda igahiga amasaka yeze ikarya, natwe ubundi ko tugomba kwiga kubaho ntidutekereze ko dufite papa. Kuva mu mawe yapfa papa we ntaragera inaha. Ningera i Kigali nzamuganiriza mu kebure yibuka abana. Wirushwa n'ubusa ibyo ngibyo byaba biri kukuvuna. Ahubwo umva nshakira umukiriya w'izingurube nuramurima uhinze mu rutoki. Ndashaka kubigurisha. Nihe mpamvu ushaka kubigurisha? Icyiza nuko wabibyaza umusaruro aho kugira ngo ubigurishe. Bite? Sawa. Niwe Cece? Yego. Nitwa Buffett. Nkora n'inzego z'umutekano aha ngaha. Ndi umupolisi birumvikana. Nahuye na Jen ambwira ko tugomba gukora deal tukagufunguza. Are you ready? Ufite ku gafaranga? Amafaranga mushaka nangahe? It's a deal. Deal twadiringa. None bivuze ko urubanza ruca rurangirira hano ibimenyetso muza mubibonye ibindeka bizaba byagiye mu muco. Cece, it's a deal. Biterwa. Aho ntubona ko ahantu habi. Urubanza ruzaba uri hanze ujye witaba. Aho hantu ni habi tuzumvikana cyane n'amafaranga. Ubundi out. So, okay, ndabyo nifuza amafaranga. Nta kigoye kirimo. 500 gusa. Ubundi ukajya hanze. Ibindi bikazaza. You know what? Ntabyo ndi bukore. Sibyo, nimba ndi uwo gufungurwa, nzofungurwa. Nimba ndi uwo gukatirwa, nzokatira. Amafaranga ni 5 unyemerera kuzuzana ubu. Naho ibindi byose ntacyo ndi bubikore. Okay. Byakira ukatirwe rero. Akwibaze kubona umukobwa mwiza nkawe bagiye kogosha umusatsi nk'uwo. It's up to you. Umushatsi urumva ari ikintu cy'ikibazo cyane. Umushatsi nta nicumbuze. Ku muntu abashinjwa kuba yahisho. Ahubwo ico cy'ingenzi gikwiye gukorwa nuko twamushaka kaboneka. N'ibindi by'umushatsi byo bisanzwe cyane. Ubitekereje neza ibi byari inyungu zawe. Hajya muri deal tomorrow ugataha. So, kuba barashimye ko nguma hano. Juste ubwira bakurikirana ibiro by'umukozi wanje. Nta kintu kiri. Nimba nkwiye kuzohaguma nzohaguma. Nimba nkwiye kurekurwa nzorekurwa. Ayinya kubona umukobwa mwiza nkawe ufite amafaranga nk'ayawe utagira ubwenge niko kubona indabo zidahumura.
ubwo usigaye no kuri WhatsApp se ibintu by'ubwenge uba uriho kwandikira abahehera. Reba nk'igihe waziye uraje uraparika intebe urayihaye uricara ubwo ngo se no kuri WhatsApp se ngo urukwandikira uwahehe. Ese ari cyo bitwaye kenze kari bisanzwe ariko bisanzwe hagati yanjye nawe. Ese ntitwanavugana guri ni Kigali se uyu munsi nibwo wahindutse. Olivier ngambwe ukuntu twavuganaga buri munsi ngewe nawe hana nimero yanjye ya telefone ufite. Ndetse kukuvugisha ukumva ari gitangaza ku buryo mbona wazinze isura reka ntiwari wagira ngo ahubwo watewe n'abahe. Ntabwo kuvugisha ari gitangaza pe. Nta gitangaza kirimo ku buryo kinagiye ukigabiza urugo rwacu mu rugo na mushiki wanjye. Ikibazo se ni ikibazo ki ubona ari kinakoze kidasanzwe. Olivier ni gute ngenda ugafata uhinja nka Goreti ukarwigabiza ugatangira kurusambanya ukaruhindura nk'umugore wawe amanywa na nijoro. Aya pe ubwo ibyo mbwiye pe ntakubeshye barakubeshye kandi nanjye barambeshyera ntabwo nshobora. Mfite amakuru yuzuye ngejo bundi nkiza nasanze wari umaze iminsi kuganira na mama Teta ngo tuvugana buri munsi tuvana buri munsi kuri telefone kandi nge bwanye na nimero yanjye imaze hafi amezi 3 itari ku murongo twavuganaga kuri telefone kujya kubya mama Teta ngo turavuga ikindi gore umuhindura umugore wawe gute. Kwese ngiye hano kuri ko Imana nayobewe gore turi kumufuhira umukobwa ungana kuriya yego ni mushiki wawe ariko se Goreti n'umwana ntabwo muri mu rugero rumwe. Ariko reka nkubwize ukuri ndabizi ko ari umwana. Kubizi ko ari umwana wajyaga wararaga hano uharajwe nandi. Sinakubwiye ko bambeshyera. Mama Teta arakubeshyera. Wese si umuntu. Ngeze narayeyo wabonye hari foto yanjye asigaye ku buriri bwe. Okay. Njye twakapshamba. Njye bagambye ngo zano duhure kuko ari ikintu cyihutirwa na gushikiraga cyane. Wowe kapshamba ko mbona nkuzi se. Wamenya utamenya ntacyo bivuze. Icyingenzi nicyo no guhamagariye hano sibyo. Hari ibintu nshaka kuguha kandi ugomba kubikora. Yego koma ngo mishane cyangwa ntago ari wende kuramo rinete turebe kutari mushiti wa hafi ya sheri wa Cece boss wanjye ntabwo tana naragowe. Ndavuze ngo kuramo rinete turebe kutari James nzi. Mbambwira tani n'abandi James n'abandi kapya njye ntacyo bivuze. Icyingenzi ikidurije no kukugira tuganire. Ikindi nacyo kondisiyo ya mbere mubwira ugomba kwitondera. Nta muntu n'umwe ugomba kumenya ahantu nsanze. Urabyumva neza? Ntako narandomenye ngo ntihagire umuntu umenya hano hantu duhuriye. Yaba aruza abantu bose nagiye mbwira ko nje guhura na Kapyamba hano muri iyi hoteli. Nta muntu utayizi n'umwe. None se urumva bisa icyo wira mu bikorwa. Njye nawe tugirana ubwo bufatanye hatajemo kugira bimenyekane hagati hafi na Cece. Njye nawe tugakorana birasaba iki? Ese kuki udashaka ko bamenya ko iyi hoteli ari yo urimo? Ikindi kuki udashaka ko Afia na Cece bamenya ko tujye nawe twahuye kandi urimo kumbaza amakuru yawe? Icyo nshaka kumenya ni iki ngiki. Misona guhora ikora ntabwo ikora. Okay, mu bintu twaganiriye hano nta na kimwe wigize umpamagara kuri telefone umbwira kandi wamubwira ko tugiye gupanga business. None nta kintu umbwiye muri ibyo ngibyo. Ye barambeshyira nawe ukabyemera. Umva nkubwire nshobora gupfa cyangwa wowe ugapfa. Igihe cyose nazasanga Goreti atwite cyangwa yarataye ishuri ku bwawe. Ibyo nzagukorera. Ubu ngubu turi kuganira ubona ameze nk'uri guseka uruko nari nk'ibisanzwe. Reka nzamenye ko Goreti hari ikintu kibi cyamubaye giturutse kuri wowe. Olivier niba ari mu bantu nsigaye mpanze ijisho kuri iyi si ya rurema ni Goreti wenyine. Ariko si reka nkubaze. Mu by'ukuri nawe unsubize. Umbaza iki wamuhemu kuba mbereye inshuti mbi. Ariko se gurika nkubaze. Umuntu ngana nkawe n'amashuri wize. Urugufuhira mushiki wawe bigeze ahangaha koko.
Bose koko mushiki wawe kumufuhira kabisa nje. ariko uguze ko uri umusaza icyo usigaje ari kumera imvi nk'inkumi ubona ngo leta ari inkumi yo gusohokana nawe mugasohokana mukararana mukagera muti Erega gorete ni mukuru kandi cyane pe ibindi genda kumva wabivamo ni mukuru arakuze gorete geza hano wihagatebe ugira ngo ngende gukina wageze ngo jewe nawe akosa bikera umva ariko akora utera barebe shaho ushize naguhaye misiyo gutera ubwoba Cece ubikora neza ubwo rero bitewe n'uko wayikoze ushobora guhereza izindi misiyo. Yego bose akazi n'akazi urabizi ni ukozaho kabisa nta bito. Barebe shaho mu masaha 24 yonyine ndashaka kubanzanira amakuru yawe Cece aherereye ukanshakira n'amakuru y'ibya hafi aho ugiyemo. Urabyumva? Bose ayo ngaho si ngombwa kujya kuyashaka gusa ndayafite hano. Cyambere Cece arafunzwe cyakoze hafi ya daya yasigaranye kampani ya Cece ariko Cece arazira ibyo twakoze kurabizi mwari mwaduhaye misiyo. Nta kindi kintu nshaka umugore mwakoze ubushize mbatuma mutera ubwoba bw'uko mukamwica ibyo ntabwo nshaka kongera kubyumva. Urumva ikintu nshaka ni kimwe genda ukora uko ushoboye kose wewe umpa amakuru ahundi ntayo umenya ahundi ariko ukora ibishoboka byose Cece mu munyururu. Bose ibyo nabikorane ngiye kuguhereza amafaranga urashyira Jenny si umuzi mushiki wanjye uramushyira amafaranga nurangiza ubwo nawe azi icyo gukora njya nandikirana nawe kirakurikiraho cyiza wayamutwarire izindi gahunda tuzajya tuzidiringa njye nawe. Ibyo ntajya hanyuma njye urahamagaye cyambere mbwira amakuru yawe y'ibanga bose njye urahamagaye ariko shapeti urandika ukuntu nabona amafaranga yawe sha ndaguha nk'ayo naguhaye ubushize gutuma gutera ubwoba Cece ntabwo unyuzwe. Bose rega uri umuntu mwiza n'ubundi ariko bose nibura akabanga niba ushaka kuba utuje tugomba kubanza twagira hafi ya gutya